Yes, reka mite ngusuhuza nanone banyita rero Mr. Robert nkabanje kuganira nawe aka kanya rero ngo tukaza guhuza ibitekerezo mu minota mike cyane. Ahantu ndi rero nicaye ahantu aguri buhamenye, reka tuvyihorere. Nje muri challenge ya Fatakumavuta. Fatakumavuta buriya ajya nshimisha byatari. Aranshimisha byapfo. Man Fata, if you see this video umenye yuko ewan uranyica byadanje. Fata no ashaka gufata n'ikintu kitari serious cyaho gisanzwe. Ngo jewe ngo nabonye Medi ngibyo ndabigaruka vuba. Nta waruzi yandika ngo fata nukuvuga ngo ambara headphone zawe. Ni ibintu Medi yavuze. Biriya bintu biri hari ahantu biri nzi neza kandi bizagaragara muri part 2. Part 1 ntago ajya yivuga Fatakumavuta. Hanyuma atubona operation y'agatonda abo bita Miss Muheto kugira ngo habeho relationship ye na n'uyu mugabo Prince Kid nuko ako ndabivuga mwe mukanyita iki ngo ndi igifi ngo ndi igiki ariko nzabivuga paka. Fata none nkongira nkamukunda iyo yongeye akajya kuri operation. Ndagira ngo wumva akaka nukuvuga ngo hano yasobanuye ko yaramuze ngo turamukeneye. Amukeneye he? Ashaka ko bahurira he? Iyo kintu mukimenye. Eri ikindi aba diaspora. Aho ni Fatakumavuta uranshimisha byatari. Gusa nago nabura gukubwira nanjye ko ndakwemera kandi sinkwemera. Fatakumavuta nikundira nyine uburyo ushyushye inkuru, uburyo ngo shyushye umujyi, buryo hene twagashyushye umujyi none ngo wewe wari mwatse. Ariko nakubwira ngo kudeshap ibintu ukora utwika birakora man, birakora umusa, birakora nabonye ari sawa cyane. Ahubwo shiramo courage hanyuma ibintu byose ahite hahira hamwe. Ndi gusoza ikintu wamenya nuko turi mu kwezi ko gufatwa kwa showbiz. Mugabo bita Ndimbati dukunda uyu munsi ntagamerewe neza, munsi nagatuje. Uyu munsi araba ahantu ari ntago biri kugenda neza. Prince Kid nawe nuko hari abandi mwe mutazi bagiye muri kasho ariko ntago bari muri showbiz. Icyo ntago nacyo ugomba ukimenye. Nacyo kimenye. Abafungwa ni buri munsi kandi ngo umugabo mbwaseka imbohe. Fatakumavuta Prince Kid yari yaragize akarima ke Miss Rwanda. Ibyo bintu rero Fatakumavuta akarima ka Prince Kid Miss Rwanda abakobwa bose baryamanaga. Birasa nkaho uwajyaga muri Miss Rwanda yagomba kugira ikiguzi atanga. Oni Fatakumavuta. Challenge, thank you so much man barinde. Ndabakunda every day. Nicariye ahantu gutya ahantu mba ndi gushakira ibirayi niki urahabona inyuma hariya ihomba nturutse. Azeni nkaza nkiganira namwe gatoya cyane. Yaba ari umwe cyaba babiri mundebe cyane mundebe nuko mbikoze ibi bintu numva ndi so fine. Thank you so much. Bani barinde ndabakunda cyane byatari kandi nkunda uburyo mukunda showbiz muri iyi minsi iraryoshye cyane. Kanisuriza abastar ako hari ibindi bintu mwibagiwe. Miss Rwanda uzwo yatumye tutareba Phiill na Irene. Phiill yatumye mutavuga mutandika ibinyamakuru nta kimwe cyanditse ngo batandukanye. Yagiye gukora wenyine arasezera ati kugira ngo umusaza azandebana nabi reka giye nigendere nje hehe ngende nikorere ku giti cyane mbanza nshinge. Ako ndaza kubwira Mr. Gasuku Jeskizo wa mipango ohita ugenda undebere kwa Phiill muri inbox yiwe ujye umbeshya ngo ugeramo. Genda ugere murebe
urebe ikintu bapfuye uraza kutubwira. Thank you so much, ndabakunda. Njye nitwa MC Robert. Thank you.